Kazi nanone mwe mukukiye radio Imanzi 105 gice kimwe FM tugeze muri wa mwanya mwiza cyane wa Iga Time aho tubigisha ibyinshi byafasha cyane muri business. Uyu munsi mwumvishe yuko ari bidasanzwe turi kumwe na Rugambage ugiye kudufasha cyane kutumurikira ibyobo dushobora kuba twagwamo tutitonze. Rugambage ikazi nanone urakoze cyane mwamaye ikazi ndumva hataki ntabwo nkikiri umushyitsi ndumva nabaye umusangwa iyo ukigera ahantu urabanza ukanitonda mukareba ibyaho so nabibonye rero ubunange namaze kuba waha so rero nshuti bakunzi ba Imanzi badukurikira Imanzi ndahamya neza ko buri muntu wese aho ari udukurikiye cyangwa utwumva nta muntu udafite business mu mutwe nta n'udafite icyo yakora cyo warukize n'udakora ariko afite business mu mutwe ariko hariho ufite icyo yakora ateganya gukora yananditse hari abantu benshi bicaranye imishinga yanditse hari n'uyifite mu mutwe none hari n'uwatangiye wayikoze aba n'abantu batatu tugenda neza ibintu ko biryoshera harimo umuntu ufite ibitekerezo mu mutwe bya business hari n'uwayanditse iteguye yanditse hari we nategereje amafaranga n'ibintu hari n'uyirimo abo bantu baratandukanye harimo n'uwayikoze utakirimo ubona ubwo ngo waguye muri cya cyobo hanyuma kugira ngo dusobanurire neza mu gihe gito tuba dufite umuntu ufite business mu buri ngingo isobanure neza nizitarangirize 5 tuzagunda imwanya yongere zisobanure reka mpere ku muntu ufite business mu mutwe umuntu ufite business mu mutwe umuntu yicaye hariya ariko aratekereza gukora ikintu runaka nibutse mbabwire ko mu gukora business ni hagati y'ibintu bibiri ushobora gukora ikintu ukunda kuko hari umuntu aba afite passion ye cyangwa se impano ye akaba ari ikintu akunda yanagenda kumva yagikora cyane rimwe na rimwe nibuzasanga ugasanga arimo aracuruza ariko arimo araririmba kuko impano yo kuririmba yarapfubye urumva ariko akaba afite umushinga muri we wo kuba yabikora uwo muntu ubifite mu mutwe biri aho ngaho urumva uwo ngo aracyari kure si kimwe n'umuntu wabitekereje biri mu mutwe ufite byanditse kuko step ya mbere business ni mu mutwe ntabwo ari amafaranga abantu benshi bibeshya ko business ari amafaranga kandi mu mutwe nibyo bya mbere business ni mu mutwe amafaranga za nyuma noneho ngo wa muntu ukibifite mu mutwe ugenda akajya mu bindi akajya gukora kandi kazi bakamuhikira akabikora ariko bifite mu mutwe bitananditse gasanga n'umuyede ariko arimo arabyina uwo muntu rero ni inzozi ashobora kuzazisazana ariko uriya wanditse akanatekereza kandi kugasanga afite plani inzakora wenda salon de coiffure isaba intebe isaba ibi nibi buri kintu cyose agifite detail ubwo tubyumve neza atandukanye na wa wundi ufite salon de coiffure mu mutwe hari uyifite yanditse ivuga ngo intebe ziguraya inzu yakodeshwaye asi wenda imashini zigura zirya ibyo byose ni detail ariko birananditse n'ibiciro agasanga afite akavuga ati wenda ibiciro bishobora no guhinduka ariko ugasanga nibura aravuga ati ibi bintu nanditse wamfasha mfite n'umukozi byose byagiyemo n'udutambaro n'ibiki bitwaye 800 so urugero uriya muntu arabibitse uriya muntu nagira cyakagwa ku mafaranga rimwe azahita abikora urumva kuko ibintu yasetinze biri hariya wa wundi wo mu nzozi azagira igihe cyo kujya kubikora urumva n'abantu batandukanye noneho nihuse ubwo nimo ndashaka kubihuza wa wundi urimo rero ubikora uri muri business uyikora so uwo yateye za ntambwe yarabitekereje arabyandika aranabikora ariko hari n'ujya muri business atarananditse ayiguyemo kwandika iyo nshatse kuvuga abantu bose si ngombwa ntari n'abatarize cyane kwandika bijyana no guhita ushyira mu bikorwa burya kwandika no gushyira mu bikorwa bisa nk'ibyuzuzanya wa wundi rero urimo nawe ariyo mpamvu naje kubabwira muri bya byobo ushobora kuba warateye ya ntambwe zose waraje ugatangira ugakora ariko ugasanga muri business yawe urayikoze haciye amezi 3 biranze urafunze ariyo mpamvu nababwiye ngo buri muntu udukurikiye narebe mu gice atuyemo uzasanga niba imiryango 5 ku muhanda runaka uzagenda usanga umuryango ejo harimo amakara nyuma y'ukwezi amaze 3 amezi yashizemo hajemo wa telefone avuyemo hajemo restaurant hajemo hakazamo kudoda ugahita wibaza kubera icyo abantu badatinda mu hano ni byabyo rero ni byabyo bagwamo icyo rero cyambere nihuse kugira ngo abadukurikiye tubasangizeho hari abantu bumva ibyo nababwiye gushora ko ari amafaranga yabatangiye gukora agafata amafaranga menshi icyo bita gushora amafaranga menshi
ukumva ko gukora ni amafaranga, ugahita ufata niba umushinga usanze 800 kandi wenda mu bushobozi bwawe wabona 300 400 ukanaguza ukayuzuza ugahita ugenda yose ukayashoramo ku buryo nyuma udafite icyo bita backup nangwa udafite andi mafaranga so ingingo ya mbere rero ikunda kugorana abantu bashora amafaranga yabo yose cyangwa se bakajya no muri banka bakayaterura yose bakayashoramo ejo mu gitondo batangira kugira experience y'ukwezi y'icyumweru y'ibyo bakoraga kuko iyo winjiyemo nibwo ubimenye akifuza yo gushyiramo akayabura. Urabyumva? Ubwo icyobo cya mbere ni ugufata amafaranga yose ukayashora ukahita uyashora muri business. Umenye kurimo kwicukurira icyobo cya mbere. Niba umushinga wawe wawubaze ugasangura uhagaze 500 making ashobora ufite nibura 700 ugizagire backup. Yego. Nibura n'ikipe igira abasimbura. Yes. Utanze urugero rwiza cyane. Kuko umwe yanavunika. So urumva rero ngo ni imodoka yigenda burabayitegeka kugira ipine rya reserve. Wowe kubera icyo ugomba gufata ibintu byawe byose ukagenda ukabirundurira muri business. Kuko ushobora gutangira tuvuga yashyize iduka ahantu ugashyiramo masukari ugashyiramo ubuhungu ugashyiramo n'imiceri, hashira icyumweru ugasanga abantu benshi barimo baraza badashaka umuceri n'isukari barishakira ibishyimbo kandi ugasanga iyo stock ntayo ifite. Uhita ukora kuri bya bintu ugashyiramo ibintu bakeneye kugira ngo gikuremo cya kindi cyahize muri stock. Icyo cyobo rero abantu bakigwamo cyane arashora wese. Icyobo cya mbere wicukurira ukagwamo tucyumve banyarwandakazi namwe banyamahanga mudukurikiye kuri Radio Imanzi 105.1 FM Rugamba ryatuzaniye. Wicukuramo ukazagwamo muri business no gufata amafaranga yose ugahita uyashora muri business ntayo wisigarije. Urakoze cyane. Icyo kingi ubwo turimo turabicamo byiruka twavugaho byinshi nibashaka tuzongera tuze tubishyire muri detail neza n'ingaruka uvuge bitatu. Nushaka kuvuga bitatu tuzafata umwanya tubinonosore. Ikindi urumva abantu umuntu ajya gutangira business akeneye inyungu vuba. Ikindi cyo barimo kwicukurira icyo cyobo nuvuga ngo ngiye gukora boutique ariko boutique ngiye gukora nakoze plan yanjye asanga wenda ihagaze miliyoni sibyo ariko niba nshyizemo miliyoni yewe nshobora gusanga muri ya miliyoni nanagujije muri sako nangwa nagujije umuntu uzajya mwungukira nubizi hanze hano ko bihari ndagurije n'uzanyungukire ngiye nkahita nkubwira ngo ngiye buri cyumweru cyangwa buri kwezi nzajya nishyura kuko ndimo gukora. Urabyumva? Cyangwa se agahita avuga ati ngewe akabona imari runaka ahantu akavuga ati ubwo natangiye business biroroshye ko nagenda nkaterura amafaranga muri banka buri cyumweru nzajya ngira nyishyura mu by'ukuri ntaramenya n'inyungu irimo. Urumva? Ariko we ahise yumva ko bya bintu biri mu inyungu vuba kuko biboneye kuri. So abantu rero batangira business afite inyota yo guhita akuramo inyungu yihuse. So ari byo nabwiraga abantu rero niba utangiye business ni iduka ni ibiki byikora byose ntabwo mbizi biratandukanye bihereza igihe. Vuga uti niba mbitangiye iyi tariki y'uyu munsi reka nihereze nibura ukwezi mbe nshakisha yandi yo kwishyura inzu ntayakuramo ayo kurya ka stock nkakore ibi bintu mbikurikirane neza hanyuma ndebe ya minsi nihaye ya minsi 30 nangwa se ukwezi n'igice byungutse bite nakurama ngahe kugira ngo bitagwa. Ariko umuntu ahitajyamo agahita yumva yuko ejo mu cyumweru ari bube yagize ate nyuma y'icyumweru yabona amafaranga yinjira ku munsi yabitse ntaramenya yunguka atahombate ugasanga ayisahuye vuba kuko amabona amafaranga aza kudaha igihe business ngo banze ukurikirane. Mbega nudaha igihe business yawe kugira ngo uzabashe ko wakunguka menya ko ari ikindi cyo urimo kwicukura ushaka kuzagwamo. Nuvuga ngo guhita ukama ako kanya business ukayimaramo utaramenya nuko ikora. Abantu benshi icyo kintu baragikora cyane ugasanga yafunguye iduka ariko nyuma mu minsi 3 akuyemo 30 atwaye ku ishuri ntabwo azi niba byunguka nangwa bitungutse agize atya aragutwerereye ahaye umuntu. So ibyo bintu rero guhita ukenera hereza iminsi runaka target higihe business yawe nutayiha igihe umenye kurimo kwicukurira ikindi cyobo urimo urayikama ni nko gukamya nk'itarabyara ubwo kaba kabaye. Icyo ni icya kabiri. Icyo rero cya gatatu navuga gisa nkaho kigonga abantu cyane aba hafi ya bose gufata business bakayishyiramo imiryango. Urumva? Usanze ufite business wayitangiye
ufashe murumuna wawe umushyizemo sibyo wowe ntabwo azi murumuna wawe ntabwo azi imvune wabitangiranye na target ufite icyerekezo nakuramo bibiri agashyira ku ikarita ntabwo uri bubimenye urabyumva unafite na kampani wenda uri muri business ufashe manager cyangwa ushinzwe abakozi umugize mukuru wawe ufashe umugore wawe ashinzwe amafaranga ufashe mubyara wawe ashinzwe ari kuri ntuza niwe ufate ushinzwe abakozi noneho icyo gihe ingaruka rero n'iz'icyobo nikiye ku bantu bakora icyo urimo kwicukurira none se urimo gukora utararengaho banza umbwira ingaruka nze kuza kukubaza niba ushaka ko imiryango yacu tuyikenesha nicyo kintu ngiye kugusubiza rero hasobanure neza nuvuga ngo mu gihe cyose wafashe ndimo ndababariza abanyarwanda ninjye uri hano mwe ntago mwamubaze ndamubabariza mu gihe cyose wafashe business ugasanga 90% wayigize y'umuryango dore ingaruka za mbere mu gihe cyose ushobora gufata umwanzuro ushaka kuramira ya kampani nujya gukanga umugore muzarakarana byiharese kimwe nuko wamubwira mu gitondo ngo taha hari aho uzareba hasi nujya kwirukana murumuna wawe uzavuga uti arabaho ati umurekeremo urabyumva numara kumurekeramo uzasanga wenda ushinzwe abakozi ari mukuru wawe ashobore no kuba yazana mundi muntu wenda bitewe n'inyungu ze udashoboye nawe mubyara wo kwa se wabo byarase urumva icyo gihe nujya kwitambika umwe kugira ngo inyungu ugende uri boss hazagongana na wa muryango bakubwire bati wowe utangiye kutubyimbana icyo gihe biba byiza simvuze ngo imiryango tureke kuyishyiramo niba ufite kampani making sure niba uri manager umuntu ushobora gufata ibyemezo nka human resource nangwa umuntu ushobora gufata imyanzuro naba ari umuntu utatinya kumuvugisha kubera amarangamutima nangwa y'icyo muhuriyeho niba ari na mugore wawe niba ari na murumuna wawe banzu making sure ko ugomba kumuvugisha udashyizemo amarangamutima mbega iby'akazi bikaba ari akazi mwava mu kazi akaba murumuna wawe niba muri mu kazi ari umugore wawe muri mu kazi n'umukozi murimo murakora noneho mwaba mugeze mu rugo sheri shushu nta kibazo simbona kuntu wafata mukuru wawe ngo yirukane umugore wawe wenda bitewe n'ibyo adakora neza arengera inyungu ngo hanyuma ubu udateje ikibazo kiba gikomeye noneho ufashe iduka nturamenya n'uko rikora ufashe karumuna kawe ngo wenda ujya ahantu runaka muri pate nangwa mu biki nangwa kureba abantu mu bukwe umushyizemo amazemo icyumweru buri duka ni n'ikintu umuntu ashobora gukuramo amafaranga ntuzapfa ubimenye ukajya ubona ibintu bishiramo gusa so ari nabyo tuzareba ku muntu ushobora kumenya inyungu y'iduka imerite hari abantu baba batabizi abantu batazi kubara inyungu y'iduka ukamenya ngo ibintu byungutse bita akabona abika ashyiramo abona muvoma abantu ibindi ariko ukabaza ukamukorera nk'uditi nangwa ukamugenza ukamubwira ngo wungutse angahe nangwa gute ntabyo nzi so icyo rero njyabukire ni amarangamutima cyangwa se gufata ikimenyane ukagishyira muri business ubu urimo kwicukura ikindi cyobo uzagwamo mu guhomba kuko niwe wabitangiye urabifashe ukubisemo umuryango banza ubikurikirane neza no mu gihe waba udahari ukavuga utoke ntahari niba ari amafaranga yinjira ku munsi byanze bikunze nahombye ukabishyira mu mutwe ugatangira kuvuga ngo bya nahombeye mu Kigali ikindi rero twihuse ikindi cyobo ubwo tugeze ku cyobo cya 4 ubwo twari tugeze ku cyobo cya 4 nyamuneka murimo kumva ko ibyo byo mu byicukurira nta muntu kigucukurira ngo ukigwe mu byo wavuze byose niwo byicukurira kuko uzasanga hari urubyiruko nagiye mbakurikirana cyane ugasanga afashe business ye ashyizemo umuntu ngo ni inshuti ye wenda n'umusore nangwa n'umukobwa akamufashamo akigira mu bindi bitamuhaye n'inyungu ugasanga mbese muri make arasa nk'uwayihaye undi muntu ntanayikurikirana icyo gihe ibyo azicamo uzabibona nyuma y'igihe runaka so kurikirana ikintu cyawe nk'uwagitangiye ikindi cyo rero nababwira kikunda nanone kugaragara mu bantu vuba cyane use mbivuge mbishyize mu cyongereza wagishyiramo rega abadukukiye nabo bajya bacyumva ukabigarura mu kinyarwanda kutamenya reka mbishyire kutamenya abo muhanganye bakora bizinesi yawe aho bafite intege nke kutamenya intege nke z'abo muhanganye urugero uje gukora bizinesi runaka uje kuyishyira muri icyo gice ariko si we wa mbere urumva hari abandi babifite hirya no hino cyane we ntabwo uramenya ngo bariya babifite ntabwo wigeze ukora ubugenzuzi ni ibiki ibintu bitari
kote negative z'aba computer bawe ni izihe? Ushobora kujya gushinga saro hariya nawe ukajya gushyiraho iduka ariko ugasanga ririya duka riri hariya wamenya amakuru ko harimo umuntu usuzugura batanga serivisi nabi. Urumva nawe ugiye uzana usuzugura kubarusha, cyangwa se bagera mu kazi saa 3 z'amanywa, wowe niba kandi hari abantu bakeneye serivisi saa 12, hari ukeneye isukari saa 12, hari n'uri butaye saa 4 niba ataha saa 2 z'ijoro werenzaho isaha. Urumva nuvuga ngo kutamenya abo mukora ibintu batanga kugira ngo nawe ugira agashya uzamenya ngo nawe nuvuga nuramuka uvuze yuko bari abakora kuriya nawe ugahita uhubuka akabari kujya kubikora, menya yuko mbese reba ibintu wowe ibyo ugiye gukora urabona abandi nabo barunguka ati nanjye nanjye nzunguka, ariko ntabwo uzuri ibanga akoresha. Reka nk'urugero utari ahantu narindira mu majyaruguru, hari umuntu yacuruzaga agabyuka saa 12 yagera saa 9 agafunga akagenda, kumbi we yajyaga gukora fraud icyo magendo akajya mu gihugu cy'abaturanyi agakora ibintu akarara bitunda nijoro akabizana by'amafaranga make cyane, abandi bamubona ngo cyaba cyafunze kare, afite ibanga ry'uko arimo kuzana ibintu by'ibipirate bivuye hanze ari bubahereze bimwungura menshi mu gihe gito, ubu ukamwishinga mu gitondo ugakora nk'ibyo. Nawe ukabyuka saa 12 muri senge ko namusha n'amafaranga nyenzanya mfunga saa reba intege nke zabikora ibyo ngibyo ni kiri cyo wicukuriye uzagwamo, byanze bikunze uzaza urasange hagati mu gitondo ufunge. Ikindi cyobo rero gukora business mu gihe aho gukora business aho idakenewe, ikindi cyobo uzaba urimo kwicukurira uzagwamo cyangwa se wanaguyemo, nako wasanga ari abantu baguyemo. Hari abantu rero utarabisobanura, hari abantu tuvuga ibi ngibi tukaba tumeze nk'aho turimo kubakomeretsa. Ubu se ugiye mu gice kirimo tuvuge mu gihe hari barimo kubaka hari mu ngandi masoro, hari masoro uragiye ufashe business y'amatelefoni uyishyizemo, kandi harimo abakozi bakora bashaka kurya buri munsi. So uzategereza hari iyo muntu wahembwa ku kwezi kugura telefoni, uzasanga bigoye. So nuvuga ngo rero wowe niba ugiye mu gicu ukamenya ko abantu baho ubuzima bwabo buri hasi, ari abantu bari bize bakora imirimo runaka, jyana y'ibijyanye nabyo, niba ari restaurant yikorera, niba ari amakara nibyo, niba ari abarya ibirayi bakunda ibirayi gura ibirayi. Ariko wajyana ngufata ari ibyo nigeze kubona ukabona umuntu n'umusirimu nkatwe b'urubyiruko akagenda mu gitondo akabyuka akajya ahantu kuntuza mu gasenta runaka, agahita afata nk'umuryango mwiza akawusigisha irangi akamera amafaranga, akagenda akakubitamo telefoni zihenze z'ibihumbi 100 akarinda mari cyumweru nta muntu umubashije. N'amasaha meza henze, ibintu byiza cyane bihenze. Urimo urakorera muri business, urimo urakora business idakenewe aho ngaho. Urumva ugasanga umuntu afite iduka riri hera rimeze neza, ariko ku munsi harimo abantu 3 baza bakubaza ikintu ntacyo ubona, bakagenda ariko ufitemo ibintu by'ibisirimu byinshi. Urimo urakora business ariko uhagaze, urimo uratanga serivisi itagize gute, abantu bakabona ari heza hashashagirana, bakaza ngo murogosha kandi wena ni ikirahure yarabonye mugurisha. Urumva ibyo byose rero bikuzanira kuza gusoza ari uko bya bintu wari urimo gutanga bibuza abantu. Kandi noneho ubwo muri make nanajyana n'icyo bita ubusonga rero mvuga kuri iyo ngingo ikunda kuzanwa n'icyo bita n'ubusirimu, cyane cyane nabibonye mu rubyiruko. Uzi gufata umuntu w'urubyiruko, hari urubyiruko takwemera gukora mu makara, nabizi benshi ko bahari benshi cyane, yazinze udusatsi twe neza ameze neza, yambaye na ka pocket wenda cyane, umukobwa ufite inzara nziza kandi icyo gice aramutse ashyizemo ibirayi n'amakara azakoraho gute babantu se? Unyine uwo mukobwa aba nzakora kuri babandi bayakoreye, nindangiza kubakoraho bazayama ntavunitse, nuko babivugira. Icyo rero nicyo abantu bagwamo, usanga umuntu abonye umuryango ariko ntabwo azi abo abantu bakenera ibiki. Usibye nka mu mujyi wa Kigali usanga hari abujya n'uza rw'amahanga, ariko kenshi mu ntara kora ikijyanye n'icyaho hantu ubona kiri ku isoko abantu bakenera, apana kumva ko ari nuramuka wowe ubonye ufite amafaranga, wamara kubona ufite amafaranga ukumva yuko ukwiriye gushinga business ushaka yose ahantu runaka, menya ko ari icyo burimo kwicukurira mu gihe business itahakenewe, gikomeye cyane. Basubiriremo ibyo byobo 5 abantu bicukurira bakagwamo. Bari tuvuze 5 kandi nakongera, nta abantu bazi, ntago hari abantu benshi batazi uko ibyo bakora niba byunguka nangwa bitunguka, ari cya kindi twavugaga benshi. Nacyo nicyo barimo kwicukurira.
ntago uzi ko ibintu bikora ibyo ukora ntago uzi uko byunguka, ntago uzi niba byunguka cyangwa bihomba. urimo urabona ufite amafaranga akaju gashiduka ugasanga usiganyemo ibikarito, none ukibaza byagenze bite, ntago wigeze umenya. ese mama buntu barayanyibye sinabimenya narayataye, ugasanga urimo kugenda ubyibaza. ni ikibazo. nk'uko ejo twabivuze, icyobo gikomeye gihetse ibindi, ndashaka kujya ko tukivuga umwanya urabura, ikintu cyitwa ubusambanyi n'ubusinzi. icyobo bita ubusambanyi cyiza gihetse ibindi byose. nababwiye biriya bike ngira ngo turagisorezaho nyuma. twavuze ibyobo 5, twongeraho icyo nidushaka tugitindeho. twavuze ibyobo 5, banza umfashe ibyobo 5 tubanze tubivuge tubinota, tutabisobanura, kugira ngo icyo kiza gipfundikira ibindi twavuzeho kitwa ubusambanyi n'ubusinzi, kari icyobo wicukurira ukazagwamo muri business. kiriya cyobo cyo icyo nari mvuze cyo ni akasamutwe. iyo amugane rwose. tubwire 5 muri 5 ejo twari twavuze gushora amafaranga menshi, gushora amafaranga yawe yose. bivuge neza, ntabwo ari amafaranga menshi, bivuge neza no gushora amafaranga yawe yose. dutanga inama igira iti wowe niba ugiye gushora miliyoni, gerageza rutagize 700, sigaza nibura nka 300 400 azagufasha, wiyamarayo yose. byose twarabivuze neza ku munsi w'ejo. icyobo cya mbere no gushora amafaranga yose uzagwamo. icya kabiri twihuse, gufata business ukayishyira mu maboko y'umuryango wawe. byongeho noneho ukaba udafite ubushobozi bwo gufata umwanzuro muri abo ngabo, bashyiremo. niba uzi neza yuko umugore wawe niba muri mu kazi ni akazi, ariko nimba mugiye mu rugo n'abashirishuri, ntibivuze nawe ngo wamwima akazi, ariko ugomba kumushyira ahantu nibura nawe ashobora hari undi wafata icyemezo, ariko wowe utari bugifate ngo ugongane n'ab'umuryango. niba ari n'umuntu wawe ushyize mushyiremo, ariko uzi yuko numufatira umwanzuro nta kibi kizabamo. komeza. ikindi gukenera inyungu vuba, gushaka inyungu vuba ni kimwe mu bintu gikomeye cyane cyangiza abantu. ugasanga birukanse kuri ya nyungu yihuse. umuntu abara ko gutangira gufungura business ariko gukira ako kanya, cyangwa se agatangira business iri muri riske kubera ko ashaka kunguka vuba, akajya gushaka fraude n'ibindi bigiye bitandukanye, akicukura icyo bakagwamo. kugwamo ariko barabizi neza ko ari uguhomba. kugwamo ni uguhomba, batagira ngo ni ikindi cyobo turimo oya, kugwamo ni uvuga ngo wagiye gushora amafaranga ugira ngo ukire, none mu gitondo wayashoye kubera bya bindi byose byabaye, urongera ugarutse muri bwa buzima, wongeye ugwa hahandi wari cyane. icyo cyari cya gatatu. ikindi twari twavuze gukora ibidakenewe, ibyo abakiriya badakenewe. ugafata business yawe ukayijyana aho idakenewe. yego, urugero ubu ngubu ugiye Nyamirambo ku musigiti neza washinga busheri y'akabenzi, urumva ni ikibazo. ugiye mu badive igitwe, uragiye ujyanyeyo inzoga n'akabenzi, cyangwa se ugiye mu gace keza cyane binywera icupa. reba nko kugira ngo ujye mu Gakinjiro, hariya mu Gakinjiro uko uhareba, nurangiza hajya n'ibibobo by'ababyeyi, uzana ibibobo by'ababyeyi na pampegisi. mbega jyana bizinesi ahantu, nuramuka uyijyanye idakenewe n'icyo wicukuriye uzajya wirirwa murebana mu maso, ariko n'abatari bugure serivisi zawe kuko ntibazikeneye. ikindi twari twavuze ahubwo ahantu idakenewe. ikindi twari twavuzeho byinshi, ariko kutamenya ibyo abandi bakora bagenzi bawe, aho bafite imbaraga nke ngo ari byo ugira ute, kudahera aho abo mukora bimwe bafite intege nke, ariho uhera ukoremo ako gashya washyizemo. icyo ni icyari cya 5. yego. uyu munsi rero turongeraho igikomeye cyane, ikindi cyobo, ubusambanyi n'ubusinzi. udukurikiye wese ndagira ngo nkubwire mu minota 2 yonyine, gusambana ni igikorwa uri bukora ariko kigusaba kudepansa, ko byagenda kose. wajya no kugura indangamirwa ku muhanda, urashora. noneho akarusho utagiye ku muhanda rero, babandi bagura indangamirwa, VIP aragenda agahamagara VIP, barahari beza hanze, hari abakobwa
zarangiye kanaka nzamubwira niba yarakize hanyuma uramuhamagaye muricaye wenda nturiyubaka ibyo bikunda kuba ku rubyiruko cyane yakanzeho udufaranga gakeya ka bizinesi ntaramenya uko kagenda bya byobo byose aracyabirimo agahamagara inkumi nziza bakicarana bakarya inkoko buriya rero inkumi disi niyo warya miliyoni ntiyenda kukubwira ngo sheri wakoze amakosa oya watwongeye n'akandi bo niko bameze niko bibereyeho ukamutereka hariya akakurira inkoko niba ashoboye kunywa ariko atari wa wundi wavunaga amahenikeni urumva akanywa wajya gukora mufuka ijana ukaritanga kandi ntiwaryinjiza noneho icyo gihe rero uko ukomeje kubukora nawe uri bunywerega biza gusoza amafaranga wa depanche utayinjije wajya kubikora kabiri mu kwezi ukaza gusanga ya nyungu wari ukeneye muri kwa kwezi warangiye n'abagabo bubatse rero uzareba hari abagenda bagatanga ibibanza ntubizi se hari n'abasinya imodoka sheki bagasinya umwana akiga nabi ariko akaba ari kumwe n'ikiremwa hariya so ibyo byose rero uwo muze no kunywa inzoga kumva ko isaha yose hari abafunga saa 11 akajya kunywa inzoga no kunezerwa ntago tubiciye ariko kugera ku kunywa inzoga cyane ubusinzi no kunywa inzoga bigakurizamo n'ubusambanyi erega hari igihe ukora ikintu rimwe kikavaho kikakujya mu muco warubizi ubu nurakwamenyereye kuzana kuri mikoro za radimanzi ni ukuvuga ngo nawe uyu munsi umenyereye kunywa amacupa 3 ejo ukanywa 3 ejo ukanywa 4 ugenda barimo kwiryaza n'ubusambanyi rero uko ukomeje ubikora rimwe kabiri gatatu ba addicted so icyo gihe rero bigusaba gushora so uzari abantu benshi bakunda kunywa inzoga no gusambana batari bagera kuri rwa rwego twita abamiliyoneri murayije kuri uzamuhigiye business man kuyireba usanga mu iduka ari n'inkumi mu kanya warunkurikiye nabivuze neza urabizi abantu bo mu nsengero bagiye batandukanye kumva iki kintu ko ubusambanyi n'ubusinzi bizagake gake bafashe indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye batarafashe umwanya ngo bazige kubera gura bazumva abandi bitewe n'amasengesho basenga barayafata mu mutwe urumva bayavuga neza badategwa nta mwanya wafashe kugira gute wo kubyiga nawe rero buriya biza gahoro bitangira gake ukaba umusinzi n'umusambanyi nicyo burimo kugira gute buri muntu dukurikiza rebe yagitangira kunywa inzoga ubwa mbere ngo agacupa kambere kakamwica kikaraga cyangwa se agatereta umukobwa mbere afite ubwoba no kujya kumubwira ngo ndagukunda icyo yakikabira kumva yabuze amahoro ariko uzarebe bigatangira kuba ibisanzwe ariko uzarebe uko ugenda witoza umukobwa mbere wa kabiri wa gatatu usanga neza yapayutse ku buryo ahantu hose umukobwa wese ari bubona murebamo gusambana kandi akumva n'icyo akava ku bakobwa akawutotera abandi arabatipe y'abamotari sinabavuga izina yarambwiraga ati njyewe iyo mbonye umukobwa mwiza ndaheba nakora icyumweru umukorera ngo nakora icyumweru cyose nkora amafaranga yo kumubona araheba ku buryo yakwemera agakora icyumweru cyose akorera umukobwa hari abatipe ranze bafite iterime ngo ni uguheba ngo mubona ariko mpebe icyo gihe rero nta muntu utekereza gutyo ujya muri business icyo ni icyobo rero gikomeye cyane wayitangiye n'urwobo ahubwo noneho ntabwo ari urwobo ni ikirombe ni ikirombe njyakuzimu ikindi rero twavugaho wenda dusoza n'iminota mike dufite tukaganirizaho ariko rero barumva yuko tubafite ibyobo byinshi tuzagenda mugwamo kudaha igihe agaciro muri business nacyo rikiri cyo burimo kugira gute kwicukurira kudaha igihe agaciro ukumva niba uri bubyuke saa 4 kandi wenda ugomba kubyuka kare ese kuba wumva ko igihe runaka wajya kuganira n'abantu ugafunga business ukagira uko ujya kuganirira ahandi mbese ibyo byose bituma kazi kawe utagashyira mu mutwe kuva ukicura mu gitondo ngo utekereze umwanya muto ubonye ujye mu kazi wige cyangwa ukigira mu bindi uzi ko hari ufunga akajya gukina imikino y'amahirwe hari n'ufunga akajya kuri TikTok agafunga akajya kuri TikTok yarabaye imbata ya social media saa 9 agafunga akajya muri siporo agashyiramo ikabutura akajya muri siporo so icyo gihe rero cyose ugenda utanga mu gitondo umuntu anabyuka yarazindutse agahita ajya kuri interineti kureba ibyavuzwe none bikarangira agiye koga habura iminota 3 ngo akazi karangire koga agahita bireka agakora icyo bita kwihanagura no kwitabaza urumva agahita yirukanka akajya mu kazi atateguye akazi akakica ibintu akabiduruvanganya umunsi ukamubana muto ikindi waba uri muri business urimo gukora
umuntu akaza niga cyangwa n'umuntu wenda wikundira kagatama nangwa se hari akaza avuga ngo tugende tube tugiye ngo kana bumpagarariyeho akagenda akagaruka nyuma y'amasaha 3 cyangwa uze gufunga bundebera iyo bundebera mu mafaranga washoye abantu benshi barayikora hari ahantu nzi umuntu yabikoraga gutyo umwana yaratubwiraga ati yo ampagaritsemo gato niyo mpamvu nimugoroba ndimo kunywa mitsingi burya mpita nkuramo ya mitsingi iyo ndebera rero ndaje kandi uko ibintu yagiyemo nta nyungu so kibaza iki gihe kudahigiye agaciro icyo ni icyoba wicukura ugwamo niyo mpamvu tukunda kubivuga hari ikiganiro twakoze tugaragaza urumva impamvu business zimara igihe gito zikaba zabaye amateka yego hari ibyo twavuze ibi rero nabyo ni ibindi byobo twabazaniye noneho wicukura dusoreza kuri iki rero ni byinshi reka tube tuzahinire ibindi tuzakomeza no ku munsi w'ejo serivisi mbi customer care uragenda ugasanga umuntu hariya akakureba ukabona ni umukobwa umusanze hariya cyangwa n'umudamu yajunditse yabyimbye ntashaka kuvugisha muri aho urashaka iki ukabona arahuze ari kuri telefone ukibaza icyagutwayemo hari ahantu nagiye kugura ikintu kagiriho oya ni igikapu ntabwo ari ikintu kigoye uzi ko kubera iyo mpamvu ntakigura nawe narwaye impamvu nagiye ngenda mwase kiriya gikapu nkakimanura nkakireba ngo buriya ntabwo ukireba ibaze n'ukuri kandi urimo uracuruza serivisi urimo uracuruza buriya ntabwo urimo kukireba kandi akakubwira arebye hirya ndamubwira none se mwamfasha nkareba nyine kinyegereye mukimanuye ngo reka tubanze tuvugane yibereye hariya nimara kumva ko amafaranga uri butange areya nyayo ndakimanura urakimanura ukigumishije hariya kikomere kibera umutako hari naho ujya bakagusubiza haciye iminota 5 umuntu ubona yabishe ntashaka kuvugisha ariko nanone hari abandi bantu batanga customer care none umuntu agatega moto ukava ahantu ujya kureba wa muntu nanjye hari ahantu uzi niyo haba hari bumpende ndavuga kubera ko ugenda bakakubwira karibu tugufashe iki cyaba kidahari mu kirebe hari ako kantu nuramuka utanze serivisi mbi ni ikindi cyobo urimo kwicukura twasoreza kuri icyo ibi tuzakomeza ku munsi w'ejo dushyizeho bitatu by'ingenzi icyobo cyitwa ubusinzi n'ubusambanyi cyo kihetse izindi zo nicyo master plan wabyo cyo kirakomeye cyane icyobo cyo kudaha igihe agaciro na serivisi mbi n'icyobo cyo gutanga serivisi mbi menya ko urimo kwicukura icyobo urimo kugenda ugwamo ubaye warabitangiye cyangwa se uyikora cyangwa se utarayikora ibyo bintu bikurangwaho nushaka rwose imikorere nayo iyi ni radiyo imanzi 105.1 FM turi mu kiganiro nezerwa twe turi mu kanya keza cyane ka igatime ariko noneho kaje koko ari ukwigisha pe twa turimo turagenda tubigisha ibyobo wicukurira wowe ubwawe ukagwamo tubabwiye ibyobo kugeza tugeze ku cyobo cya 8 tuzakomeza n'ibindi ushobora kwarabiguyemo ukaba wakwisubiraho ushobora kutrabigwamo wari wototeye kugicukura ukabura tangiye kugisiba ntuzakigwemo ushobora kuba warakiguyemo rwose ukeneye abantu kugira ngo bakuzamuremo bashake ushobora no kuba nawe wari kuzakigwamo ariko ukaba ugize amahirwe ntuzakigwemo